burya umushonje cyumubajije si cyavuga ubwo arambara neza ariko arangije njyana mu cyumba arambwira tumva rero ntugende unkurikiye urabona nari narananutse napimaga nk'ibiro 40 cyangwa 35 n'umunani gutyo noneho arambwira tumva utansebye wowe ndagenda imbere wowe ujye ugenda inyuma turanyumva ati ubwo madamu akajya agenda yari umuntu uraho mbese wateretse inzara umeze neza cyane ubwo yaragendaga ngewe twahura n'abantu banze bakambaza se madamu wawe ariho ati nguriya ati none se ko mutari kumwe ati nyine ati nuko yansize. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze Umubavu TV nize ko mukomeje kugira ibe byiza cyane mwe mwese mwamaje kuba inshuti zakadasohoka mubitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu turabakunda cyane kandi ni by'agaciro igikorwa mwakoze tugiha agaciro. Kuri incuro rero tugiye kuganira n'umusore agiye gutangira twibwira aduha ubuhamya hanyuma tuganire ku bintu bigiye bitandukanye ngira ngo hatangira wibwira abakurikiye Umubavu TV. Murakoze cyane kunyakira ku Umubavu TV. Amazina yanjye nitwagira mu ngufabiye mvuka mu karere ka Nyamasheke. Ubuhamya bwanjye nukuntu jewe nyine najyaga mpora nsenga aho ubwo nari maziriye gukizwa najyaga nsenga mbwira Imana ngo Mana kuko iwacu twakuriye muri yanzu baciye bayitaga Nyakatsi hejuru hari harameze ibifura n'indi uruteja ibintu nk'ibyo imvura yaragwaga ikadusanga mu nzu mukuri uretse ko muri iki gihe habaho kubeshya abantu ariko muri nge nta kinyoma nkunda mbega no mwivuga butumwa abantu benshi baranze ibintu byo kubeshya ni ibintu ntagira mba nshaka kuvuga ukuri uko kuri ngataha nicyo kintu kimehesha amahoro ni nacyo kintu cyatumye Imana yo kabaho imbeshaho kugeza na n'uyu munsi. Hanyuma maze kubatizwa nasenze mbwira Imana ngo Mana uzambabarire sinzashyingirirwe mu nzu y'ibyatsi kuko narayangaga cyane mbwira Imana ngo izampa icyumba na saro cy'amabati kuko iyo najyaga ngera mu baturanyi ahantu nyine twabaga duturanye mu baturanyi ahantu bitaga kwa Veda tuhageze imvura ikagwa najyaga numva ari nko gucuranga ngasinzira nkajya nsinzira mvuga nti Mana we wangumisha nkumva ukuntu bimera cyangwa imvura ikagwa ndyamye muri urwo rugo nkumva ukuntu ku mabati biba bimeze numvaga ari nk'abantu bari gucuranga. Hanyuma igihe kiza kugera iwacu mu rugo twari dukennye twari dutunzwe n'ibitoki byanitse twari dutunzwe n'imyumbati hari igihe twabaga tuvuye kuyihingira akenshi mama yajyaga akunda guhingira abantu kugira ngo tubone icyo kurya bigeraho mama mu gace twari dutuyemo mu Gisakura bamwitanyira amajipo kubera ijipo yagiraga ijipo ajyana mu murima niyo ajyana gusenga. Hanyuma bigera ku rwego nanjye banyita kabutura kubera ko nahoraga mu gakabutura k'amafuti bigeraho ndetse nambara n'utujipo tumeze nk'utw'abakobwa turya bitaga udusurujipi kubivuga kuko nabivuyeho ubu sinasubiraho navuye iyo mbivuze Imana igenda intera iteka igenda igirira neza. Hanyuma bigera ku rwego nkora iningiri nkajya nyicuranga kuko iningiri ndayizi cyane nzi kuyicuranga ku buryo na n'ubu mu ruhande rwanjye njya mvuga ngo Imana nimfasha mu minsi iza mu bushobozi bwanjye buke hari igihe nzakure indirimbo nyicuranze mu ningiri. Hanyuma ntangira kujya ncuranga iningiri muri karitsiye bakampa 20, 30, 40 biza gukura noneho ntangira kuririmba indirimbo nkayiririmba ikaba nzima nagira mu rusengero igakundwa. Nahereye ku ndirimbo icyo gihe yitwaga ngo ngwerega tubaho nk'abandi bose yitwa tubaho nk'abandi bose ibibageraho natwe bitugeraho ariko tugatuza tugashima Imana yaduhaye amahoro. Hanyuma bigenda bikura nkora indirimbo ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu maze kuzikora nza kujya kuririmbira ahantu mu rusengero abantu barankunda bakajya umpaye 100 umpaye 20 umpaye 30 nza kubona ibihumbi 30 iwacu mu rugo bwa mbere. Icyo gihe hari utumatera twajyaga tugura 75 abanyeshuri bajyaga bajyana ku ishuri nibwo bwa mbere iwacu babonye nguzo utumatera tubiri nari nk'umubosi nasaga n'uvuye muri Amerika
kuko icyo gihe amafaranga bari bayampereye hano ku rusengero rwa Gasave mu bubyutse bwahabaga. Noneho birangiye nsubiye mu cyaro, ubwo najyanye utumatera tubira ka mama, ubwo kugira ngo mama ajye aryamaho na muzehe. Noneho nanjye na mushiki wanjye, birya bavuga ngo mushiki wawe ngo icyumba cye biterwa n'igihari. Twebwe twakuze turarana turaho ngaho twarajegeye, ku buryo hari n'igihe nk'uko nguko abana bakundaga gukora ibyoroshye, twabikoreraga ku gitanda kubera ari imigano ikabora ikagwamo, ubwo uguye hejuru y'undi byabaga ari agashya, byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Ubwo noneho nibwo Imana yaje kungirira neza. Ejo bundi mbonye ko ari ejo bundi, kuko najyaga mu rusengero nambaye kamambiri, naririmbye muri korali y'urubyiruko nambara kamambiri, ariko abantu batemera ko njya hagaragara kubera ubukene, kubera kunanuka, sinakarabaga, nagiraga icyuya kinuka cyane. Noneho bakanshyira hagati y'abadamu babiri babyibushye, ndabyibuka mu Gisakura, baba bari kubuja, bakanshyira hagati bakajya bangaruza ibitugu byabo. Nyine urabona abadamu babyibushye kugushyira hagati yabo, noneho uri ku ntebe ya gatatu. Ntibemeraga rero ko ngaragara, nagiraga ijwi ryo kuririmba ariko batemera ko njya hagaragara. Ubwo rero Imana iza kungirira neza, haje abashyitsi, ntera ikorasi, nyiteye urusengero rwose rurarira, rurize, baravuga ati mutubabarire mutwereke uwo muhungu yiteye. Banshyira ahagaragara, naho Imana yatangiye kunshyirira ahagaragara. Ubwo rero ntangira kugenda njya mu byumba by'amasengesho natumiwe kuririmba mu biterane, hanyuma ntangira kujya mu nsengero zikomeye. Nibwo Imana yaje kunshira inzira ejo bundi ku muzungu witwa Danemari, hanyuma arankunda. I Rusizi hari habaye igiterane gikomeye cya mpuzamatorero. Ubwo bamaze kuntumira, mpageze kuririmba live birananira. Burya kuririmba live biterwa n'akari mu nda, yutariye yutanyweye nta kigenda. Ubwo birangiye nibwo naje kunyura ahantu, nyine nanjye mbanza gushyiramo udushyimbo n'uducapati. Ngeze kuri tele barambaza ngo live urayishobora? Ati hoya. Ati ariko playback urashobora? Ati nta kibazo. Mpageze nakubiseho, umuzungu nawe atangira kubyina. Ubwo muri icyo gihe kubera inzara twari dufite, harimo ibyo nari natarutse, nari mfite umugore, twarashyingiwe neza, ariko mu gihe cyo gukora ubukwe nyine imbere y'Imana dushyingirwa tubura kamera, bitangira kuzamo ibintu by'ibibazo. Haciye amame, ubwo madamu yari yazanye umuceri, utuntu nyine urabizi nawe, umugore we utashye mu rugo aje, yari umuntu mwiza usobanutse ubyibushye. Haciyemo amezi 8 ibiryo birashira. Bimaze gushira, abantu baducitseho, hari abadiyakoni, ari abapastoro, abantu bose badusuraga n'abanyamasengesho baducika, nta numwe wongeye kugera iwacu. Inzara iraturya, numvisha amatwi agiye kumeneka. Noneho mbwira umugore ati tugurisha intebe zo muri saro, tugurisha icyo bita saramanje, tukaye twicara ku mukeka. Abaje kudusura tukavuga ati twe dufashwa twicara ku mukeka. Ubwo bigeraho dukena, mbese urabyumva. Bigera ku rwego madamu nari naramuzanye atarya ibiryo nyine byaraye, nk'ubugari, ibintu byaraye ntiyabiryaga. Yarambwira ati jewe ibi ngibi wacu ntitujya tubirya, kuko rero avukiye mu rugo rusobanutse. Ariko byamaze iminsi mike, nutwo tukajya tuturwanira, nutwaraye tukaturwanira. Bigeraho rero ngurisha n'isafuriya zo mu nzu, bigeraho ngurisha marido y'inzu, bigeraho dushyiramo ibitenge bye. Imbeba muri iyo minsi ziradutera, kuvureri umva yukennye nta kitakubahuka. Turakena turakubitwa. Umugore arangije arambwira tugazira umugabo, ubwo uri umugabo. Nanjye nkajya mbona nari umugabo, mbona ndi nk'ikisi. Mbega urabyumva, mu rugo udafite isabune, udafite iki, witwa imbwa. Ubwo bigeraho nzajya ngera mu rugo, nyine madamu akambwira ati sasa ngasasa. Bigera ambwira ati koropa ngakoropa, kuko we yari yarize nyine afite amashuri makeya, yize Burundi, diplome ye n'indundi. Ubwo aza kubona karaka ahantu bita mu Mashesha, n'ahantu bita Imushaka, nari nibeshye mu mbabarire, ahantu bita Imushaka. Ubwo yakoreraga nyine aho kuri laboratoire yaho. We amafaranga akoreye simbone n'igiceri cy'icumi. Nanjye kubera ubutindi n'ubukene
yansanga nihinahinnye ngo ubwo rero wiriwe muri bya bindi byawe byivuga butumwa wirirwa urabyumva nyine yavuga ni nyine niriwe nyine ngenda ariko narindi gusenga Imana yakubwiye iki ati nyine Imana yambwiye ko hari ibyo igiye gukora ubwo sizabikora ryari nyine nka buri kintu mvuga urumva iyo nta kintu ufite uhita uceceka noneho bigeraho madamu azajya ambwira ati rero nuzajya usasa ndahari ujye ufata ishuka uyandikemo ubwo nyine si ngombwa kuvuga amazina ye noneho hari amashuka nyine yazanye ubwo yarambwiraga ngo mu nyajwi itangizwa n'izina rye rigufi nandikemo za cyangwa a cyangwa ibintu nk'ibyo cyangwa o cyangwa e ntaba nabikoze akansubirisha mu ngo kucyo mfunyikira ubwo nkabisubiramo ubwo muri icyo gihe dushonje dukennye buri muntu sukubabeshye buri muntu yagiraga icye cyumba yagiraga icye cyumba kuko ngewe nta n'igifaransa nzi nta n'icyongereza nari inka sukukubeshya baramuhamagaraga nkumva ngo shu ngiye nkagira ngo na amashu ndi guhinga nyine muri jaride twagiraga nkayangira na amashu none namabaza ntese ko numvisha abantu bavuga shu nibiki ngo na amashu barambwiye ngo yahinge neza yashyireho ifumbire niyera nta kibazo ubwo rero ubwo buzima mbubamo imyaka twihuse nabubayemo imyaka 4 n'amezi 9 hanyuma ubwo iyo navaga kugurisha isafuriya nk'ibihumbi 5 kuko abasazi ikamembe naguraga inusu y'akawunga umwandiko w'ibijumba nkawucyura cyangwa se nkagura n'irobo ry'isukari naba ngeze mu rugo nkavuga ni buriya ni ibyanjye yasanga nabitetse akambwira ngo urarya wenyine bizana ubwo akaba ari untegeka ibinini sinabikoragaho ibitoye nibyo byari ibyanjye ariko biza kugeraho madamu aza gukora ahantu bita bahitaga muri Majerwa twari duturanye ahantu bita kuri TTC hari ahantu hari Majerwa ubwo yayikoragamo agenzura abakozi baho n'ubundi nta n'igiceri cy'icumi noneho tubyara icyo gihe yari bugufi bwo kubyara nta mwenda ntaki noneho numva nahindutse nk'umusazi mu mutwe najyaga mwivuga butumwa naba mvuye ngeze mu rugo inzara ikandya nkumva ni nk'ikintu kiri gushyungutira mu matwi ntenda kwitura hasi nkikwicara akambwira ati rero ntuzongere kuzajya ugenda uzerera utumuka nk'isazi ngo ugiye mwivuga butumwa turumva tivuga butumwa ntirigabura uranyumva tujye wicara hano ujye ukora imirimo nzajya nkugaburira ariko iminsi 3 igashira nta biryo mbonye iminsi nkabona ngiye gupfa nkavuga nti rero mwishinze nshobora kuyoba najya mwivuga butumwa hari ahantu twajyaga bakatwihera ibiryo bitetse nyine ukarya urangije uvuga butumwa ugataha uvuga ati Imana ishimwe banyakiriye ukabigenderaho iminsi 2 3 abavuga butumwa bamwe twaryanye ubuzima barabizi si ngombwa kubavugira rero mu byukuri nubwo buzima nabayemo hanyuma umuntu kugira ngo adasigara mu rujijo umugore we muracyari kumwe byageze kugenda madamu ubwo muri icyo giterane nakubwiye cya Danemark cy'umuzungu witwa Danemark yaje kumpa ubutumire amaze kubumpa madamu arambwira ngo ubwo uzabishobora ubwo yaragikora muri Majerwa urabyumva ati niba uzajyayo nanjye nzaguherekeza okay ndavuga nti Imana ishimwe Imana izambabarire inkoresha iby'ubutwara reba kuko ntiyabyumvaga noneho niyo Imana yamfataga mu gihe cyo gusenga kwa kundi Imana iguhindurira ikugiriye neza ukavuga ururimi yarambazaga ngo ibyo bintu uko bitari muri dictionnaire akazana dictionnaire akajya hindura akareba ngo uko bitarimo nka buri kintu mvuga ngo kwindimi zose ziri muri dictionnaire wowe uzikura ngo rise ibaye nka buri kintu mvuga noneho bigeraho noneho madamu bamaze kumuha ubutumire ubwo pasiteri yari yaje kundeba n'uwo muzungu bageze mu rugo basanga nta ntebe tugira mbanza kubasengera maze kubasengera ubwo bicara hasi nabo barambwira ati se ibyo tukubwira urabyemera ati nta kibazo ati nta kibazo ubwo biragira noneho barambaza ati se tineko ati uzadufasha kuririmba burya umushonje cyumubajije si cyavuga naravuze nti kuririmba sinabishobora kubera inzara ati ariko tuguhaye ibiryo babishobora ati kuko icyanjye yari kurya ubwo birangira
bamaze ubwo bahise ko nyine bampa amadolari 100. Uwo muzungu yahise ampa amadolari 100. Ayampa n'umugore areba hari yakiri mu gitondo. Madame arambwira ati ntahonje ubwo uwa kabiri ampa amadolari 50. Ubwo yari abaye 150. Madame yahise anjyana muri koridoro aramfata ngo burya bya bintu byawe bifite imbaraga. Ndamubwira nti tibi n'ibitoya nturabibona. Ubwo twahise tuvuga ngo tugiye ku isoko, tubanza kujya gushaka icyo kurya urabyumva. Nagiye ku isoko, buri ikizakubwira ahantu bajegeye abantu b'injegere, ntago birirwa bacagura inyama ngo amaroti. Twaragiye tugura ku myandiko bya bindi by'ibizuru by'amatwi ibiki ibyoya. Namuzanye avuga ngo ntiyarya inyama y'ikinuri, ariko narabizanye icyo gihe. Twanyweye isupu, ndagenda ngura igitwe cy'inka. Arambwira ati sheri uremewe. Ndamubwira nti urya umutwe w'inka n'abazungu barawurya. Tumutwe w'inka ni we utumugira ponziza. Madame araseka, mbona ibintu bitangiye kwemera. Tugura ibirayi, tugura utundi tuntu, ngura n'agapantaro, ngura n'udukweto, mbese ngura utuntu tuzanyuza mu bantu. Ndangije ubwo nibwo twaragiye, tumaze kugenda tujya nyine ku isoko. Ubwo twavuye ku isoko tuvuye guhaha n'imboga n'uduki twose. Ngeze mu rugo nahise njya mu gikoni, bya bindi byo kwihagararaho. Natetse isosi, nabwo nireka ngutekere. Ndateka, ndangije nsonga ubugari. Ibi bavuga ngo uragera, twashyizeho amazi ntitweye tugabanura amazi. Reka twahise dushyiramo ifaranga ati songa ubugari. Mugabo wanjye nanjye narashonje. Byarangiye tubusonze tubushyira ku nkoko. Inkoko sinzi niba uyizi. Ubwo twabusatuyemo ibisate 4. Ndabyibuka ko bose babireba yari yaje kuririmba mu giterane. Turabusangira bugishyushye. Ubwo twaraburiye neza nyine n'ubugari n'akanyama. Madame arangije arambwira ati tujye twajya mu giterane. Ubwo yateze igitambaro, azi gutega ibitambaro nk'ubwoko nka 40 kwa kundi kw'abagore bahindura. Ubwo arambara neza, ariko arangije njyana mu cyumba arambwira tumva rero ntugende unkurikiye. Urabona nari narananutse napimaga nk'ibiro 40 cyangwa 35 n'umunani gutyo. Noneho arambwira tumva utansebye, wowe ndagenda imbere, wowe ujye ugenda inyuma. Turanyumva ati ubwo madamu akajya agenda, yari umuntu uraho mbese wateretse inzara umeze neza cyane. Ubwo yaragendaga, ngewe twahura n'abantu banze bakambaza se madamu wawe ariho? Ati nguriya. Ati none se ko mutari kumwe? Ati nyine ati nuko yansize kandi ndi kuri kondisiyo. Ubwo turagenda, tugeze kuri stade banga ko yinjira. Nerekanye ubutumire barabyemera, turinjira. Twicaye mu ntebe, numva arongera arambwe kubwo sura bishobora. Numva igitima ngo pi. Numva icyo kirabize. Ninjira muri toilette ziba kuri stade ya Cyangugu. Ninjiramo mbwira Imana ngo Mana uri kumwe nanjye, uzabana nanjye. Numva ijwi rimbwira ngo mu mutima rirambwira ati Fabian ndi kumwe nawe, nkuzanye hano kugutwikurura. Ndavuga nturakoze. Ndesoko numva ubwo wabushize. Rose Muhando yari amaze kuririmba na Theo yari amaze kuririmba, nanjye nteraho indirimbo. Nzamuye ya mbere, abakongomani barasara, mbona stade yose irahagurutse. Nibwo bwa mbere nari ndirimbiye imbere z'abantu barenga 1000 hafi 6. Ngiye kubona mbona ya kabiri ya gatatu, mbona wa muzungu arahagurutse atangira kujya anyeganyeze. Mbona na madame arahagurutse atangira kubyina, na mama ngira mama ukunda kubyina, na mama arabyina. Mbona abakongomani baranteruye banshyize mu bitenge hejuru, bakajya bazana n'amafaranga bakanshyiramo. Mama arabyina, mushiki wanjye arabyina. Noneho madame araza akajya abyinira hafi yaho ndi ngo nzane igitenge yashyiremo. Noneho ndamubwira noya, wari wanze ko tugendana, itonde gakeya Imana igira ibyikora ndakubwira. Ubwo byarangiye madamu nsubiye kwicara ndangije izanjye ndirimba. Arambwira ati giye waba umukozi w'Imana ndeba. Ubwo indi minsi yose ntiyemeraga ko ndiwe. Ubwo byarangiye rero, byarangiye madamu agiye yatangira kujya nyumva. Wa muzungu nava bakajya kutuhera ibiryo muri hoteli turi kumwe nawe, tugataha mu modoka ikaze. Akambwira ati ugiye waba umuhanzi. Ubwo birangira madamu atangiye kunyumva ko ndi umugabo we. Ubwo indi minsi yose nyiri umukene wapi. Ubwo uwo muzungu aza kunkunda, niho nakuye ubutumire bwo kujya hanze.
nurira indege hano i Kanombe, hari abapasitoro benshi, nimvuga iri jambo benshi ntibanyumve nabi, hari abapasitoro burya benshi batadukunda twabavuga butumwa, bakuvuga nabi bakaguhara bikabaga gusiga umwanda kugira ngo utagira ahantu ugera. Noneho hari pasiteri wanyangaga mu buryo bukomeye cyane, ku buryo hari n'igihe yanteranyaga n'umugore, bigeraho noneho mutumira ndamubwira ntuzaza, nawe araza arambwira ati ubwo se bazatugeza i Kigali, ati hariho imodoka baduhaye yitwa Vigo, nibwo bwa mbere nari nkigiyemo, njyamo n'abadiyakoni nka bangahe n'ibintu byanjye na madamu na mama bangeza hariya i Kanombe. Ubwo ibikapu byaciwe ukwabyo nanjye ncukwanjye, banyuzaho ikintu cyuma Gisaka, niba ari Gisaka, nurira indege mu izina rya Yesu. Ubwo ndagenda njya Finland, ngezeyo banyakiriye neza kubwa wa muzungu, ariko igihe ntangiye barambaza ati ese uzi kuririmba gusa, ati no kwigisha ndabishobora, urabigerageza, ati bamaye kwigisha nigishije ku ijambo rivuga ngo twavuye mu nda za ba mama ntacyo tuzanye, tuzasubira mu nda y'isi ntacyo tujyanye. Ntanga urugero kuri Rubangura ukuntu yapfuye ataregeze yiga, ariko apfa izina rye rikomeye cyane. None barangije barambaza ngo ese warize, ndavuga nti wapi, kuvugira imbere y'abazungu ngo wize Bibiliya se bivuze iki? Utazi Icyongereza n'Igifaransa. Ndavuga nti wapi n'Imana. Ubwo byarangiye mvuga cyane, kandi bo ntago baba bashaka abantu bavuga cyane bikomeye. Noneho umuzungu wari wegereye uwo wanjyanye arangije aramubwira ati abanyarwanda bose kubera ibibazo baciyemo barwara toroma, barwaye toroma. Ubwo noneho toroma ngiye nibaza toroma ni ibiki, ndangije kwigisha barambaza ngo uri muzima, ati ndi muzima, nta kibazo ufite, nkikoraho nkumva ndi muzima, ndavuga nta kibazo, ntacyo. Banjyana muri laboratoire, hari laboratoire burya ipima abantu, barampima babura ikintu, banshyize mu ya kabiri ngo ikaze, basanga mfite inzara y'imyaka 6 n'amezi 9. Bansangamo umunaniro w'imyaka 2 n'amezi 5, n'ibipapuro ndabifite mu rugo. Hanyuma birangira bavuze ati wari ugiye kuzapfa, ati niyita umusakuza. Ubwo bayimvanyaho banjyana mu kigo gitanga ibiryo, ubwo bampaga ibiryo, bampa ibinini, nanjye nararuraga kweri nkabipakiza, kuko nibwo bwa mbere nari naruye. Ariko ubu maze gusobanuka, sinagukoze isoni ngejeje ku meza y'ababosi, nanjye nsigaye nzi kwiyarurira neza, sinago rwose. Ubwo noneho birangira rero maze y'amezi 3 n'iminsi 14 bansubije Finland. Hanyuma bansubije muri icyo cyuma, basanga inzara yaragiye, basanga umunaniro waragiye, niko gutangira kuririmba noneho neza. Bumva noneho ndushijeho kuvuga cyane, baravuga ati burya ntabwo ari toroma afite, niko Imana yikora. Imana yanjye rero ikora, navuze cyane, mwihangane. Murakoze cyane. Hanyuma byaje kurangira banshyiriyeho ikibo, bakajya bampa nyine imfashanyo. Ngarutse mu Rwanda nibwo bari bampaye imyenda, bari bampaye televiziyo, bari bampaye utuntu twishi. Ubwo birangiye ngarutse mu Rwanda, ubwo mpamagara madamu, ubwo twari tukibicyangugura byumva. Madamu arishima cyane, ati naninzi ko nyine byarangiye, namwe naje. Ngeze Nyabugogo naguze umutwe wundi w'inka, ngura ibintu, mbese nguzura ibintu byinshi, ndamanuka. Icyo gihe bari bavuga nk'amafaranga ujyaje, bari bampaye ibihumbi 4 by'idolari, 4 na 300 by'idolari, miliyoni nkenye. Noneho ndaza ngura nyine, urumva n'ibitenge by'umugore n'imyenda, urumva naje meze neza. Ngeze hafi yo mu rugo, madamu nari nikoreje abakozi nk'8, utuntu dutandukanye. Madamu mbonye ndi kumanuka hakurya yo mu rugo, akajya yishima, akinjira mu nzu. Ndavuga ni ntacyo, n'ibyo biramaze. Ngeze mu rugo noneho hanyita umugabo, arambwita sheri. Ndavuga ni Imana ishimwe, mu myaka 4 n'amezi nibwo niswe sheri. Ndavuga ni Imana ihimbazwe. Ubwo birangira ngeze mu rugo, turateka, abo twari turimo amadene turishyura, turangije nawe aho yari arimo amadene ndishyura, imyenda arambara. Igihe yagiye mu kazi ndongera ngura irangi nsiga muri salon, ngura njya muri kazi ngura udutebe, kisubiza mu nzu, ngura uturido, ngura kandi gatanda. Aje asanze birimo, yahise ambwira ati ntureba ugiye waba umugabo. Ubwo nyine yarangije arambwira ati rero muri iyi minsi
ndagira ngo tuzaganire. Mu gihe tutaraganira nagiye gusenga nijoro mu cyumba cyanjye, hanyuma mu gihe ndi gusenga Imana iransura pe, nawe biramufata. Ibisaza yavugaga nasaze nawe biramufata, bimufata warira aririmba indirimbo zo mu gitabo ivuga ngo we mutimuriro. Yararize yenda gupfa, ariza arihanagura, ndavuga ntese uri kurizwa n'iki tidore Yesu uramureba. Nuko madamu yakirijwe neza agera ku musaraba. Ubu turi abakozi b'Imana, arajya mu ijuru nanjye ndajya mu ijuru. Nuko bimeze. Ubwo rero madamu nyine amafaranga nari nsigaranye, hari utundi dufaranga naje kubona ku ruhande kubera amasede, noneho amasede yarakigurwa n'amakasete kuko ngiye natangiye umuziki muri 2004. Amakasete agigurwa. Ubwo birangira noneho nje kubona udufaranga, nza kuza ngura ahantu atabizi, nubakamo inzu atabizi hano ku Mugomero, urahareba mu karere ka Kamonyi. Nubakamo inzu nyine, hanyuma nza kumuzana gutembera. Ndamubwira ni ngwino gutembereza, arambwira ati ubwo se urantembereza hera? Ndamubwira ni dutembera, ariko turatembera mujyana ahantu nyine, nanjye ndaza noneho mujyana kuri Muhazi. Hayamubwira nturareba aya mazi arasa narangi moya, nyine urabyumva nawe uri umugabo usohokanye umugore uvuga amagambo akaze, ubukaze nawe uba wumva wiyemeye cyane. Ubwo birangira rero muhaye Muhazi mu biganza, turagaruka yishimye. Ubwo tugiye gutaha ndamubwira nti reka nkunyuza ahantu, tunyura nyine hariya hano ku Mugomero. Tuhageze nyine ndamwereka, ndamubwira nti se hano habona ute? Ni heza. Ni heza? Nibwo bwa mbere twari tubaye mu nzu ubwirimo sima. Nibwo bwa mbere, ejo bundi muri 2014. Ubwo 2015 nibwo twatuye mu nzu irimo isima. Arareba arambwira ati tahana hatura turumva donke nkanjye wabaye nyine urabyumva bya bindi by'abantu bize. Ati hano haba hari n'amafu meza. Ndamubwira nti buryo wajya unsohora ariho ndi kubaka. Ati nahawe se? Ati cyane, mweretse ibyangombwa. Madamu yagiye yakwihana, ubwo dusabana imbabazi nyine, turongera dusubira muri buki. Mwari mufite abana bangahe? Twari dufite umwana umwe. Ubwo rero ubu twaje kwimuka tuva Rusizi tuza hariya mu karere ka Kamonyi, niho tuba. Nuko bimeze, Imana ibaho umugisha. Rero nuko igice cya kabiri kimeze. Murakoze. Hari ubuhamya bwawe n'indirimbo uburyo byagiye bizamukana, ubuhamya bw'ubutanga cyangwa n'indirimbo gusa ucuranga gusa ukabwiriza bisanzwe? Mu by'ukuri hari ahantu ugera bagutumiye kuririmba, bakakubwira ati ntugire ibindi bintu ushyiraho. Naririmbaga kenshi, nararirimbaga. Hari aho ahenshi nageze ntago negeze akenshi mvuga ubu buhamya. Hari n'ubundi mfite ntari natangira kuvuga kuko nshaka kuzajya mbuvuga ndi kumwe n'umugore. Nuko bimeze. Ariko mu by'ukuri indirimbo natangiye kuririmba nyine urabyumva nkennye, kandi iyo uri umukene mu rusengero, buriya reka nkubwire ikintu gikomeye. Iyo ukennye ukajya mu rusengero, urugera muzi ko ariho ugiye kuruhukira pe, ariko iyo uri umukene burya nta nubwo haruhukira bifatika. Kubera iki? Baragusuzugura, urasuzugurwa cyane ku buryo hari n'igihe uhagera mbere ntibemere ko wicara mu ntebe z'imbere, bakagushyira inyuma. Urugero ngo nkanjye ngewe nyambara ubusa na mukuru wanjye twara baye ibicibwa, kuko icyo gihe mukuru wanjye yambaraga isurujipe nanjye nambara indi. Byari ibintu bikomeye. Bakozi b'Imana ntago mwabishyikira. Burya bajya bavuga ngo ishimwe ry'umunyonzi ryumvwa n'umunyonzi mugenzi we. Utarabaye mu ruhande rwacu, utarabaye hafi yaho twakuriye, ntiwabishyikira. Hari benshi bagira ngo twaje kwirarira, oya. Benshi ku nkanka mu Gisakura barabizi kuko utwo duce baratuzi cyane. Rero mukuru wanjye yarababaje, nanjye nari mbabaje. Twageraga mu rusengero, pasteur akavuga ngo nimusohora ibyo bigeragezo, bakadusohora mu rusengero. Hanyuma hari ubuhamya bugize kutubwira ukuntu bagutaye muri toilette. Waje kuva mu te buriya nugutabwa reka mbivuge gutya, nugutabwa n'ababyeyi. Ababyeyi nibo badutaye. Ngewe kubera yuko papa, urumva, reka nsobanura kuri aha hantu. Papa wanjye umbyara aba ku nkanka
kunkanka ndumva uhumva naho bitaga kera ni muri komine Gisuma kera niho aba aho ubwo kera bahitaga muri Gafunzo n'ubwo buryo ni muri ibyo bice. Hanyuma papa wa kabiri nuwabaga mu Gisakura, noneho papa wa mbere nuwabyaye mukuru wanjye nuwambyaye, ariko papa wa mbere yabyaye abana benshi cyane ku bagore batandukanye, yabyaye abana 64, ariko abo maze kumenya ngewe ku giti cyanjye ubwo nanjye nibariyemo na mukuru wanjye ni 31 32. Ubwo maze kumenya abana 32 kubera nivuga butumwa nagiye nkora, kuko narivugaga nkumva harimo abandi bana papa yagiye abyara, kambwira ati mama yambwiye ko uwo papa ari wowe papa wanjye. Noneho papa wo mu gihe papa wo uwo yarabyaraga ntarere, niwe nakubwiye utaranguriye habe n'umwenda wa 50, habe n'umwenda w'10. Ubu anyemera nk'umwana we kuko azi ko iyo natumiwe hafi nyine ku nsengero duturanye yumva bavuze ati Fabiyani mwene Zakari, yumva byibushye akavuga ati mwana wanjye, ariko mu by'ukuri amvuza ubu nkuze. Ni kwa kundi mu Banyarwanda bavuga baca umugani uvuga ngo ukize baraza. Mbo mama yarampangayikanye gutyo anjyana ku mugabo wa kabiri. Umugabo wa kabiri niwe wagerageje kudufata neza, aduha aho kuba, aduha ikibanza ubwo bwa mbere nyine ntuye i Rusizi, n'inzu yanjye nubatse bwa mbere niho iba, niwe waduhaye parcelle. Papa wa kabiri niwe wanatujyanye muri Kongo mu gihe twari twarahunze twenda gupfira muri Kongo, aturyana ubuzima, tuhura n'imibabaro, umva mukozi w'Imana, twahuye n'imibabaro ikomeye turi muri Kongo. Twabanje kuba ahantu mu nkambi ya Nyamirangwe, baza kuyitwika, turahava ibisasu birayitwika, turahava abantu barapfa, tujya ahantu bita Ishimanga turahava barahatwika, byari bikomeye cyane bakica abantu ureba. Turagenda tugera ahantu bita Kingurube, turamanuka tujya Kanyora, tugenda amashyamba imyaka n'imyaka, tugeza ahantu bita Tingitingi. Byari ibintu by'imibabaro ikomeye cyane. Byageze ahantu barasa abakobwa beza, abasore beza, muri cyagiye abakobwa bakiri gutaka n'abamama bagishyushye, ukabona abasirikari baraje bitwaga abamayimayi, bagahita babambura ubusa bakabasambanya. Ibyo narabibonye, bakabasambanya ibyo umugore umwe, babiri, batatu, ugasanga yewe umva ibyo muri Kongo ni umubabaro ukomeye. Tukabura icyo kurya, wagera ahantu ubonye ubunyobwa wenda abakongomani bahinze mukabikura ari ibintu biteze, ibyo mukuyemo ugasanga ni ibintu mutari buhite murya, mukajya mubisekurisha amenyo, mugacira mu isafuriya mugatogosa. Twagiraga isafuriya bitaga idongo, muri ibya bisafuriya bikomeye twasekuriragamo isombe ntirinoge neza. Hari aho twageraga tukagenda hafi ibyumweru nka 3 tutarabona amazi. Mama hetse utujerekani ku mugongo nka 3, yari yaratonyaguritse mu mugongo kubera kugendana amazi. Mama yari yarababaye cyane. N'uwo papa wa kabiri muha agaciro mu buryo bukomeye. Ubwo bigera ku rwego tugera ahantu bita mu ishyamba rya Gahuza, bitaga mu masiteri. Iyo bakwicaga uri umurokore bagushyiragaho Bibiliya, iyo bakwicaga uri umukatolike bagushyiragaho ishapuri, iyo bakwicaga uri umusilamu bakwambikaga za ngofero na bya bishapure byabo nyine za shapure bagenda bavuga, niba ari shapure niba ari iki sinzi uko babyita, na korowani bazibashyiragaho. Aho hantu byageragaho bakazana ama essence bakayamena ku bantu, abantu bagashya, ubura bukajya buturagurika, ubura bugaturika bugakupita ukagira ni bombe. Aho ngaho nahamaze iminsi 3, nari naracuramye umusatsi, nari nararwaye mu birenge, narabyimbaganye, nambaye ingata. Nagarutse mu Rwanda nambaye ingata. Byari ibintu biteye ubwoba. Hari n'ibintu ntanavuga, hari n'ibintu ntavuga jewe kubera umubabaro w'ibyo nabonye. Icyo gihe abapfaga bari Abanyarwanda, bari iki? Abenshi bapfaga bari Abanyarwanda. Bari barahunze. Bari barahunze. Kandi nta kuvuga ngo uyu ni iki, ngo uyu ni iki, ngo uyu ni iki. Baricaga bose. Twahuye n'imibabaro ikomeye muri Kongo. Muri Kongo Yesu we, niho naririmbye ngeze mu Rwanda, Imana imaze kunkiza ibibyimba nari ndwaye mu birenge, maze nyine bwaki maze kuvaho,
niho nahise ndirimba indirimbo ivuga ngo Uwiteka umwami w'abami aje kurenganura mu Rwanda ryari twagarutse mu Rwanda muri bishyira bibiri ubwo kuko twamaze amezi abiri duhita twinjira muri bibiri twari twarahunze muri 95 niho twahunze tugaruka muri ubwo wankosora ni 99 buriya cyangwa ni muri 99 Imana iguha umugisha ariko muri iyo myaka twamazeyo twahuye n'imubabaro tugarutse mu Rwanda dusanga inzu zacu barazigabije dusanga barasenye dusanga nta hantu tugiraho kuba tubanza kuba muri shitingi igihe tubura icyo kurya tuhageze dusanga data wacu twari twarasigiye isambu ubwo data wacu nyine yavugaga rikijyana kuko bavugaga ko akora mu bunzi noneho tugeze mu Rwanda yahise azabwira papa aravuga ati rero kuva wari warahunze bazakwica n'ubundi ushatse washaka uburyo usubirayo amutera ubwoba mu buryo bukomeye cyane niko papa amuha 200,000 papa arahunga Gikamembe n'ubundi akomeza kumusigira yasambu noneho yasambu muri iki gihe kibarura babarura twe tutabize nyine urumva niwo wabikurikiranaga ibintu byose amasambu yose ageze kuri hegitari 2 abyiyandikaho kugezana n'uyu munsi nibye yabishyize mu maboko ye niyo tugiye kurega baduhindura ibicucu n'ibigoryi ubu twirirwa twerera uretse Uwiteka wenyine wagiye uduhereza isambu ni Imana yo mu ijuru yagiye itwitaho mwabigejeje mu nzego ze zisanzwe twagezeyo inshuro nyinshi ku buryo byagezeho na papa turamuzana ubwo aramufungisha nyuma papa aburanye abumwere nyine kuko we yari yaramushyirishijeho dosiye yo kuvuga ko kuko yari yarahunze yari yarishe ngo abantu yari yarakoze jenoside baramukizaho abantu benshi cyane turibaza ubu koko papa yarabishe ubwo bigeraho rero ubwo papa burana basanga ari umwere baramurekura n'ibipapuro birahari byamurekuye nyuma abonye papa rekuwe yohereza abantu mu rugo bamuha uburozi papa yapfuye ejo bundi kuko haciyemo ibyumweru ndumva niba ntibeshye haciyemo ibyumweru bigera reka mbara amezi 3 niyapfuyemo amezi 3 papa yapfuye ejo bundi arozwe n'umuntu uvuye nyine kwa data wacu ubwo yahise amukubita uburozi papa hitapfa kuko yararebye aravuga ati uriya mugabo birashoboka ko azankurikirana ariko n'ubundi natwe bituri ku mutima ko twumva twahakurikirana ariko ikibazo yo tugiye yadutera ubwoba kuko ni umuntu ukomeye uvuga rikijyana akora iki so ni umuntu nyine ukora mu bunzi hanyuma se wenda ibyo kuba yararozwe papa wawe byo umuntu adukurikira ashobora kugira ikibazo akavuga ati se si ukumubeshyera hari igihamya mubifitiye tubifitiye igihamya imeze ite igihamya gituma mbivugaho nuko mbere yuko papa apfa uwo muvandimwe nyine yari yohereje nyine baje nk'abashyitsi mu rugo iwacu babanza kuhamara nk'icyumweru ari data wanyu bohereje ari data wacu bohereje nyine bari banamuzaniye inzoga kuko papa yanywaga gahiye noneho akanyweye kakayoga kanyweye hari kuwa 5 ubwo kuwa 5 akiyinywaho nyine kuko bari bayizanye ari kuwa 5 yahise arwara noneho abari baraho batangira kutubwira ati rero twebwe turabasezeye tugiye gutaha batangira kudusezera bataha ubwo bari 3 ni se wanyu wari wabohereje bavuye kwa data wacu ubwo harimo umuhungu wa data wacu umwe ari mukuru twavuga ni nka mukuru cyane muri umuna wawe ubwo ni mukuru wanjye yitwaga Pyoto nawe yaje gupfa niba nawe yaranyweye kuri iyo nzoga simbizi kuko urumva yabikoze ubwo mu ibanga rye ubwo birangira rero papa nawe ayinyweye ubwo byaje kurangira rero ibaye muri uyu mwaka rwose muri 2020 muri 2020 nzakuzanira mukuru wanjye azabikubwira neza kuko niwe wari uri kumwe na papa icyo gihe nuko bimeze ubwo rero papa apfuye ejo bundi rero reka dushimire rero tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye ariko ntitwagenda tutavuze ku ndirimbo zawe indirimbo zawe ubu ngubu bimeze bitese umuziki warawuhagaritse uracyawukora bihagaze gute mu by'ukuri muri iyi minsi gukora umuziki numva bindimo ariko nta bushobozi urabizi nyine
urabona muri iki gihe hajeho ikintu nimvuga iki kintu ntimunyumve nabi, hajeho ikintu cyitwa ikene wabo mu rusengero, mu nsengero dukoreramo umurimo w'Imana. Wenda si hose ariko hari aho biri. Noneho nk'urugero nguha, iyo uririmbye indirimbo ukaririmba indirimbo ivuga, mbese indirimbo nyinshi muri iyi minsi zigenda zimeze nk'amakorasi, indirimbo zigenda nk'amakorasi, turi kumwe? Indirimbo zigenda nk'amakorasi zishyushya abantu barazikunda cyane. Noneho njyewe mu guhanga kwanjye sinjya ngenda ngo nicare nandike. Iyo ndyamye indirimbo hari igihe inzamo, akenshi zinzamo, cyangwa mpuye n'ibibazo bikomeye indirimbo zinzamo. Noneho ya ndirimbo injemo ibiza ifite icyo inyigisha cyangwa yigisha n'abandi. Noneho rero iyo kenshi uyiririmbye, hari igihe uyiririmba pasiteri ntayikunde, cyangwa se umuyobozi ugukuriye ntayikunde, noneho bigatuma agusenya. Waririmba indirimbo akagusenya, waririmba indirimbo akagusenya. Nk'ubu urugero naguha, njye negeze mpura nabyo inshuro nyinshi. Wenda si ngombwa kuvuga pasiteri izina rye, ariko abantu barabyibuka ko Mukove, aho nasengeraga Mukove kuri paruwase nyine, mbere hari umudugudu ariko ubu habaye paruwase. Umuyobozi wanyoboraga yari mwarimu, yegeza nsenyera mu rusengero, muri korari, ariko cyumwera abantu bateranye. Haravuga ati nk'iki kintu kiba kivuga iki? Ibaze uraririmbye ngo nk'iki kintu kiravuga iki? Rero ibyo byambayeho cyane, ku buryo muri ibyo bintu ahuko umuyobozi ufite umuntu akunze uririmba za ndirimbo zimeze nk'amakorasi, cyangwa se za ndirimbo zivuga ibyururutse imitima, cyangwa se zivuga ku irari ry'abantu, mbo izo nizo ziri gukundwa cyane, nizo ziri no guhitinga cyane. Naho yuvuze ngo ni mwihane mugiye gupfa, ntabwo izo ndirimbo akenshi mu rusengero muri iyi minsi ziri gukundwa. Indirimbo zivuga ibitangaza, zivuga imigisha, izo ndirimbo zigezweho. Ariko indirimbo zivuga kwihana, zivuga ubwami bw'Imana ko kubujyama mbese ari uguhatana, ntago bazumva cyane, nuko bimeze. Ariko indirimbo ndazifite, mfite alubumu ya mbere yanjye iriho indirimbo 10, irimo n'udufilime tw'ubuzima naciyemo, yitwa Ihindura Amateka. Iya kabiri yitwa Bizasobanuka. Iya gatatu niyo nari ndi gukora ubu, nkorera imwe, ariko corona ihita yikubitamo. Ubwo rero nuko bimeze, ariko nuko bihagaze. Imana ibafashe cyane. Murakoze cyane rero, turagushimiye, ariko nitwongera no kubakenera nizere ko muzaboneka. Nukuri nta kibazo, turahari kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Asante sana.